ingoma ibana ingoma ibanisha ingoma ihani hanura ingoma ikunda ikundwa kaza ingoma irwanda ingoma iraza mutishizwe hejuru rwanda uri hejuru nawagushira hasi kukwaba we bakuzamuye ingoma. Shimwa gasa n'ishyerezo iteka ryose iteka ryose gana mu bihe byose iteka ryose gana mu bihe byose bagana shya bene irage bene Imana. Uyu munsi turi ku itariki 20 z'ukwezi kwa karindwi. Ndishimye ndabashimiye mwese kuba twongeye kuba turi hano twese muri uru rwigiro rwa Ndigaye. Nkaba rero maze kubona twari turimo tuganira ariko maze kubona ko bene irage ku Gicumbi bahageze batari bake kugira ngo badufashe muri uru rwigiro rw'uyu munsi. Munyemerere rero tubakire tubahe uruharo badufashe muri uru rwigiro rw'uyu munsi. Rwirujwe Nyirishema, muraho murakomeye muratwumva? Rwirujwe Nyirishema muratwumva? ndakumva Shimima. Shimwa gasa n'ishyerezo iteka ryose gana mu bihe byose. maze rero nguhaye uruharo kugira ngo mwongere mutugaruremo neza mu murongo, hanyuma dutangire urwigiro rw'uyu munsi. Nubwo ndi hano ngira ngo noneho turanegeranye cyane ariko ntabwo nari nabona akanya ko kukureba mbone nkubone, ariko mu minsi ya vuba cyane ndaba nahageze. ndahari itahe ni ubusa ushaka kuzagutungura ukabona twicaranye nicyo nshaka. ntacyo dutunguye rero ubwo wabivuze. Biterwa n'uko watunguye umuntu ese nzi ko utabigenza. mwatangiye kuregisitara? Yego. none rero bene irage bene Imana aho muri hose mu birere bine bigize isi ndabashuhuje ngira nti shimwa gasa n'ishyerezo. Nzi ko muvuze muti iteka ryose gana mu bihe byose. Ni umwanya mwiza rero ko tubongeye guhura kuri ya saha yacu. Bikaba ari igitangaza ko abantu barenga 50 bahora bahura kuri iyi saha, kandi akunda kuba n'amasaha kenshi twagumye kuba turi mu birori by'ubukwe by'abasohoka, ariko akarusa kandi karakamira bitewe n'umwanya duha ibi byigisho byacu cyangwa se rimurikirana, bituma tubisimbuza ibintu byose ntitubure kuri ino saha. Nkaba mbashimira ko mubonetse aha ngaha, kandi nkaba mbashimira n'ukuntu tugiye kuganira turasana twese. Mu kanya nahoze numva ibyo muganira muti ibintu nk'ibi bimwe dukwiye kuba dufite nibura nk'ibishushanyo byabyo. Ni byiza birakwiye kandi turabikoraho cyane ubutitsa. Hari byinshi bizanasohoka ariko ntugira ngo byoroshye nk'uko tubitekereza, bisaba gufata akanya nk'uko Shimima nabisobanuye kugira ngo nibyo ku murongo bisohoke bidafite amanego. Maze rero natangiye mumva muvuga iby'iteka, buti hari haza ubutinde uko bandika nuko batandika, ariko mujye mwibuka ko turavuga ibintu ntimukabyumve no mu nyandiko nituvuga ururimi, kuko mbe ntibandikaga. Murumva neza? Niba ngo ni mu byandike cyangwa mu byandike, ibintu bishobora kuba bititiranwa mukabyandika kimwe, cyangwa se bikaba byitiranwa yenda ariko byitiranwa nyuma mwabyandika byo kimwe. Hari abavuze ngo umusambi n'umusambi, uri ntabwo byakwandikwa kimwe. N'inkoko n'inkoko ntibyakandikwa kimwe, nubwo bijya kuvugika kimwe. Buri ntugira ngo umuntu utazi kwandika yakumva ko hari aho bihuriye. Umuntu utazi kwandika no gusoma ntabwo yakumva inkoko n'inkoko hari aho bihuriye. Wowe uzi inyuguti niwe wumva bifite aho bihuriye, cyangwa umusambi n'umusambi. Aha rero icyo mwavuga ku iteka, kuko ijambo rya mbere ryari ngo birabaye mu iteka ryo kuba. Birabaye mu iteka ryo kuba.
bivuga ngo icyari gitegerejwe mu myaka amagana n'amagana cyangwa ibihumbi nyuma yo kuzura k'umwaka munini twavuze ko ari twe wuzureho muri myaka 2020 na kangahe wa mwaka munini cyane. Ni ukuvuga ngo isi nk'uko twabivuze n'abantu bari bageze bashobora kumva ibintu bitumvikanaga, bakaba bashobora kumva iteka ryo kuba ngo birabaye, ibyari birateganyijwe birabaye mu iteka ryo kuba ngo abo umucyo tugize gute turaganje tuganje mu mucyo. Noneho abo umucyo turaganje mu gihe amazi yateka umucuri, abo umucyo turaganje birabaye mu iteka ryo kuba ngo rumuri rw'umutima wanjye mu birere byose. Yego munyemerere mbace mu ijambo. Nasabaga pasiteri ko yafunga mikoro kuko amajwi arimo aragira kazungu. Murakoze. Ndumva yumvise. Urumva rero ibyo twakomeje kuba tuvuga ngo birabaye mu iteka ryo kuba, birabaye mu iteka ryo kuba abo mucyo turaganje kandi atari ngo rumwe rw'umutima wanjye mu birere byose ndimo ngati. Urumva maramazamo urumuri ari wo mucyo wabaganje kandi hakazamo n'iteka. Kandi twavuze kuri iryo teka n'urumuri ruva ku ntebe ya shyerezo, urumuri rwera rwa rundi rwigabanyamo karindwi mu birere bine mu ndimo gati. Sinateguye kubibereka, numvaga musa n'abijyaho impaka ngo tuzabibone. Na Nyamugenge yashaka kugira ngo arebe irango nk'uko rigaragara ku nanga. Twavuze ko ubu ngubu tuzanabibona ngira mu minsi igiye gukurikiraho. Aha tugeze ho kumva iteka ryo kuba, kumva iby'urumuri rwigabanyamo imuri zirindwi mu birere bine ndimo gati. Aho twavuze ngo bikora piramide ihagaze yitambitse mu kirere cy'ibumoso, icy'iburyo ahandi mu bandi, no mu kigana hasi mu bintu ndi. None ukabona ko nkoze piramide imwe ifite simetri yayo iburyo n'ibumoso, noneho nkaba afite piramide enye, bigaragara ko bikora ishusho hagati. Iryo shusho riri hagati aho zo uri guhura muri section yazo nizo zikoze ingengo z'imirasi 24. Aribyo twita iki? Aribyo twita alphabet de lumière. Noneho kandi tuzanabonamo ko muri alphabet de lumière 24 harimo iremo, tuzarihuza n'inanga. Noneho inanga amajwi harmoni cyangwa arpège de lumière. Ubwo ni nkaho tuziga gusoma no kwandika ururimi rw'urumuri rwitwa ururi muri z'amahanga, nibyo bita alphabet de lumière. Mu Kinyarwanda rukitwa muri kamerano yacu rikitwa ingengo z'imirasi 24 y'urumuri cyangwa y'izuba, ari ururi. Ahantu twarabivuze uzasanga zikoze amajwi 5 y'inanga muri z'amahanga bita nyina arpège de lumière. Uko zikora zikakuvibra, wakoraho zikuvibriye zikwakuye zikagutura mu ibanze. Tuzavuga ko bikora ngira ngo twese nabivuga gake. Ubwo rero icyo kintu cyo kubitanga hakwiye kuzaba hari ibyo bimenyetso, hari iyo rango riri kunanga mu gihe kibazo. Ntabwo twabizana kanye tuzabigazana cyo kubikoresha, nitugira amahirwe nitubyemererwa bizaba ari ku cyumweru gitaha. Ubwo rero twari tukivuga nyine aho iteka, mwana avuga iteka, muvuga iteka n'uwiteka. Iyo uvuze ngo iteka nuko wavuze ngo Imana iteka, iteka kuko ni Imana shyerezo kuri iyo ntebe iteka. Nkuko abantu bajya banabyica ibintu bimwe. Iyo tuvuga hano Kigali, hari yandi ngo Kigali cyanjye cyangwa kuvuga ngo Kigali yanjye. Iyo uvuze ngo Kigali yanjye, buryo uvuga mu Kigali, uvuga igifaransa mu Kigali yanjye, ariko siko biri. Nakoze mu mwibanze ni Kigali cyanjye, igihugu Kigali cyanjye. Ubwo ndahuza ni Kigali cyanjye, siva mu Kigali yanjye.
n'aha rero iyo mvuga ngo iteka mbavuga Imana iteka kuri ya ntebe nyine ya zahabu. Hari igihe ushobora ngo iteka ryose, iteka, urumva, ahubwo iteka niryo riri ryose, iteka ryose. Ushobora no kuvuga rero ngo hari iteka ryose, noneho navuga n'iteka, iteka, hari iteka, iteka na iteka. Ku mwami kuba ku ntebe ni uguteka, afite iteka rero, uwiteka. Icyo akoze ni uguteka, ni uteka, kwiteka. Icyo atanga ni iteka, atanga iteka, ibimuturukaho ni iteka. Kandi uko kwicara ari kwiteka, ni iteka. Mubyumvise, kwicara k'umwami ni iteka, ni uguteka, akaba akoze iteka. Ikiva rero ku ntebe y'iteka ni iteka. Ibyo mubyumva neza. Byose rero nta bitandukanye no guteka. Hari n'igihe uko ibihe bigenda bishira, abantu bagenda bahindura n'ubundi bamugana ukabona banaremye n'amasaku, nk'uko tuvuga ngo uhoraho kandi ari uhoraho, uhoraho byazatina ngo uhoraho. Urumva ko nabyo byagiye mu kuyoba, guhoraho nk'igihe kitarangira, n'iteka nk'igihe kitarangira, ariko iyo biciwe mu buriza bwabyo n'uhoraho, noneho wanacura mu buriza iteka, rikaba ari iteka nk'ibihe byose birangirira, naho bituruka akaba ari muri ka kadomo nyine imbaraga zose mu isanzure ziturukaho, ari nazo ko zitahamo, aho twitwa mu iteka. Icyaturutse kikaba iteka ryayo, ariko kikaba ari urumuri. Urwo rumuri rutangira ari urumuri rwera, rwanyura muri ya krisitale iri handi intebe iteretse kuri ya nyanja imeze nk'ibirahure, rukiganyamo karindwi twavuze mu birere bine ndimo gati, nk'uko nabivuze gukora amapiramide, ngo ikanyura mu zuba ryacu bikoze ingingo z'imirase 24, tuzabibona mu gishushanyo. Wakihuza n'izuba nyine byaprojesemo, bikaguprojeta mu mutima, ari izo ngingo 24 zirimo iremo ry'inyajwi 5 n'indagi, ngo ntizikiri indagi, tuzabona uburyo zireka kuba indagi, zasibuwe n'izo nyajwi bigakora uruhimbi, twarabivuze, ariko n'uruhimbi ruriho imirya 5. Iyo mirya 5 tuzasanga ko ihwanye na bya birere byo kuri Kigali, ngo ibirere 4 n'icya gatanu kikaba icyanjye, umuryo hagati uri hagati nyine wo hagati kuri Kigali. Uzasanga ko noneho indi mirya uzacura ngo muri rwa y'isi, uzajya ubona Buhanga, Sakara, ujye unabona Buyenzi Nyampeke tuvuga. Aho ngaho uwo murya muzajya mukoraho mu byumba, usange ko mu isanzure ryacu ari umuni, ibyo bikoze ari umuni. Icyo bisobanuye tuzacyumva neza, ariko aka kanya tugiye kuzana ikindi kintu kimwe kijyanye n'ibyo, ndizera ko kitanatinda. Noneho rero iyo ngingo tube dusa naho tuyumvise, tuboneze kuzinjira kuri ibyo birango twavugaga. Icyo ngicyo kinanga nyine nk'uko kigaragaraho. Maze rero urumva hari amagambo mashya twumvise, twamenye ko uhoraho tubikira mu ibanze kaba uhoraho. Iteka nk'igihe kidashira tubikira mu ibanze, tukabishyira ahubwo aho ibihe bikomoka n'aho birangiriza, muri ako kadomo. Tunavuga iby'urupfu rw'iteka no kubaho iteka, ko ari ukuba utunganijwe mu iteka, mu bugororoke bw'iteka. Wahabura ukabura itekana, umutekano ukabura. Umuntu akaba agomba kugaruka mu ibanze iteka, ari mu bugororoke bw'iteka ryose, bwifite iteka, iri mu iteka, ari we witeka, ari we uhoraho. Ibyo twarabibonye. Aka kanya reka tuzane ikindi kintu kimwe rero kibyusuriza ikintu bita twabanye ku gicumbi twakibayeho, nanone twarakiganye, cyitwa noneho kwera. Abera bahana, abera murabazi.
kwera bihura no kugororoka. Iyo nshinga kwera ni uguki bera bati. None kambe nikije mutajye mumbwira ko mumva kwera. Kuba turabera. Hajye haba nabere. Noneho tubihuze n'ibyo byose. Kwera ni uguki, inshinga kwera isobanuye iki? Noneho mbagaruriye namwe ijambo. Murakoze. murakoze Rwiruje Nyirishema. Hari naryo duhuriye kuri uru rubuga, ngira ngo ubwo hora ni urwacu. Kimenyi yafungura mikoro ye. Kimenyi Emmanuel, fungura mikoro yawe utubwire ku ijambo kwera ni iki. Ndabona adafungura mikoro, hari undi ufite. Karire wafungura mikoro kugira Kimenyi ahahugukira turamuha umwanya. Ya, ndabaramutsa mwese mvuga ntishimira kanesherezo. Iteka ryose gana mu bihe byose. Murakoze. Ego, turiko turiga tukomeje kumurikirwa ku buryo budasanzwe, ibintu biryoshe biryohereye amatwi, biryohereye n'ubuzima bwacu. Noneho ubu tugeze ku ijambo ryitwa ngo kwera. Kwera dukurikije kwera numva ari ijambo rihuye n'ubugororoke. Niko jeno rivuga kwera. Ikintu cera kiba ari ciza mu bisanzwe. Ikintu cera kiba ari ciza, ikintu cereje kiba ari ciza. Noneho numva bihuye ni ubugororoke. Murakoze. Karire murakoze. Kimenyi washobora gufungura mikoro yawe, noneho wenda ngo tubone kwakira Rwiruje twumve icyo yatwunganira. Kimenyi ashobora kuba atarimo kutwumva. Rwiruje nari mbonye musa nkaho mushatse gufungura mikoro. Nibyo. Urakoze cyane Nshimiyimana kandi nshimiye Karire ati kwera bijyanye n'ubugororoke. Nibyo rwose n'abantu batize ibi ngibi babivuga, babandi nyine bazi ko ngo abera n'ubundi babihuza n'ubugororoke. Ibyo ni ukuri ntabwo bibeshye, ariko dukeneye kujya hirya aho ngaho ko n'ubundi bavuga ngo abera azajya mu ijuru, abera byumvikana gukora abatagira icyaha azaba abera, ngo bazava ko banejejwe n'amaraso ya Yesu, bazaba ibishura byabo ariho byameshwemo, ariko ngira ngo beshwe no mu maraso n'ibyakwera bya umutuku. Murumva dukeneye kumenya kwera birenze ibyo, ariko kugira ngo tworoshye yavuze kwera. Hari uzi impuzanyito nk'ebyiri cyangwa eshatu cyangwa n'enye zihurizwa mu ijambo kwera. Ibintu bihujwe no kwera ni uguki, nka kungahe kwera gutandukanye kugira ngo tumve aho guhurira no kwera nyirizina. Hari ukwera imbuto, kwera kw'imbuto, kw'imyaka, yego, kwera no kwirabura. Yego, twabuze abantu nyine kwera no kwirabura, ibyo nabyo byabagaho mu muco wa Kinyarwanda wa muhango. Noneho habaho no kwera, kwera nyine ufite nk'ikintu cyera nk'umwenda wera, ukaba wera nyine ari umwenda w'ikintu, kukibona gutyo ukabona kirera. Noneho umuntu ashobora no kuvuga kwera ariko bivugishijwe nk'umuntu wakuweho icyaha yari afite. Ibyo nabyo bibaho nko mu butabera, akavuga ati umuntu n'uyu yagizwe umwere. Ubwo navuga ko nanone rya jambo nyine ryo kwera, ubwo hakaba hazwamo no kwezwa, noneho kweza ikintu gikesha cyangwa umuntu n'ubundi. Ni gutyo mbyumva, sinzi niba hari ibindi wenda naba ntabashije. No kwera k'umusaruro Nshimiyima, production, kwera kw'umusaruro. Si imbuto subgora, ariko wenda basanga bitandukanye, birashoboka. Bivuze mu mbuto ibyo byo. Ukundi kwera umwana wameza amenyo, bavuga ngo umwana gasa n'isereza. Iteka ryose gana mu bihe byose. Si imbuto subgora, ariko wenda basanga bitandukanye. Ndabona na Karire yandi yazamuye ikiganza, ngira ngo yafungura. Yego, narivuze ngo kwera bihuye n'ubugororoke, ariko kandi ngarutse ndavuga ngo
uko umuntu agenda arushirizaho kwakira umuco, kwakira rwa rumuri, niko agenda arushaho kwera, arushaho kugira ubugororoke. Nico nagira mvuge, murakoze. Karire, Sa, Karire, mu sabwe, Kirundi, sa, mu Kirundi sabwe. nta kundi kwera kurenza uko wavuze ko mu Kinyarwanda ahakoresha ijambo kwera. Baravuga kwera hera imbuto, kwera ari ikintu cera derere, kwera Yego, kwera nyene ku umuntu aba atagira ibyaha, bamufashe ko ni umwera kwera umwera yejeje ku kintu cyari bamwagirije, hama akezwa, hanyuma hakaba umweranda umweranda ariwe mutagatifu, donc ubutagira ibyaha. Yego ndumva nta numva ko biri kuza neza. kubera tugira positive na negative, tugira n'abera, ariko aba bantu batuye mu migabane yindi nabo babita bera, ariko se buriya barera. ariko hari n'umwera. Iyo umuntu yisize ntafatwe n'amavuta bavuga ko afite umwera. Nabyo umwera ntabwo ari umwera. Biratandukanye, mo gakiye tuzabizamo. Tumaze iminsi tubyiga, aho bava ngo umwera uturutse bukuru icyo bivuze, bizazamo ubwabyo biratandukanye, aho nubwo bijya gusa. ndabona na Kimenyi yazamuye ikiganza, yafungura mikoro ye, ngira ngo yongeye kukizamura, hanyuma nyuma ye yego nashaka kuvuga iyo bavuze kwera, ubundi wavuga ko ari ukuganura. Ubundi hera icyabibwe mu kwera k'ukwezi, nyine nk'umwaka, nk'uko dutera imyaka ikera, cyangwa se kwa kundi ubyara umwana yamera amenyo akera, bivuga ngo ari kuva mu bwana bare aba umwana wanye, mbese mbese kwera mu buryo bwumvikana ni ukuva ahantu nk'imbuto yari ibibwe ivutse ubundi bushya, cyangwa se igaragaye nk'iy'umumaro. Uko ni ukwera. Rero nka biriya twabwiwe bijyanywe n'abera no kwera ko kujya mu ijuru, ni ukuvuga ngo uwamenye ukuri kuko ari aba yeze, aba ari uwera. Ni gutyo mbyumva. akoze Kimenyi, reka duhe naberwa nawe agira icyo avuga, hanyuma ubundi ngira ngo Rwirujuru abiduhurize. ikirageraho nongereho mwongeraho Kimenyi. Izi nyigisho Rwirujuru amaze igihe atwigisha kenshi nizo kutwigisha y'ukuntu ibare ryava mu bisyogoro cyangwa mu byondo ryahinamye. Wa mugabo ngo ni Yezu karemano niwe bavuze ati mureke abana bato bansanga. Soronye ndakeka kwera ngo Rwirujuru adutwashe baro ngo tuyikine, nukongera kwezi bare mu ndimo gati, nk'uko yavuga ati riba muri cya kirahure cyera gigaca muri kristal rikaturasira ya mirasire indwi, natwe tugasubira mu iteka ryo kwezwa no kubabere no kwera koko. Wa mugabo ngo Yesu niwe wavuze ngo ahari umwenda hose wera, yahashyize umwenda wera ngo wese yakwigererayo. Sinzi muri contest ajya bivuga ngo wese afite ubuzima bwo kwigererayo. Nicyo nashaka kongeraho. Murakoze berwa, mwese murakoze cyane, mubivuzeho rwose, mwese mubivuzeho. Ariko none kadufata ibyo muvuze tuse nko bishyira kuri gahunda neza. Mu byavuze mu bwo kwera hari ukwera kw'imyaka. Cyo ni kimwe, imyaka yeze irera. Mwanavuze kwera nk'ibara, cyo ni cy'umweru. Mwanavuze kwera, ngira ngo masengesho yabivuze, kwera urupfu, mbese kuva ku rupfu, ibyo byita kwera. Ngo uzwarwe barava ku munsi wa 4, abapfushije barirabura nyuma bakazera. Ukundi kwera ubwo kwa 4 ngira ngo kwahujwe n'ubugororoki, kuvuga ngo kanaka ni umugore arera, arera akaba agororotse ubwo nyine. Noneho akari no kwera ushobora no kuzamo kwezwa, no kudahamwa n'iki, ni icyaha, gukurwaho icyaha. Kuri wa 5
na gatandatu ushobora kuvuga ngo umwenda urera ngo wawumeshe urera kweza kwera k'umwenda ushobora kuba n'umukara ariko iyo washizemo ico bavuga ngo umwenda ugira ute urera. Murumva ko uko kwera gushobora kuva kumwe kuva kuri rimwe kugeza kuri gatanu uraza gusanga birahuriza ku kwera nyine, kandi kwera mwibuke kuri ya ntebe ya nteko ya shwarara hava urumuri rwera shyereza intebe yera nirwo rubanza, rwamara kubanza urumuri rwera twabonye nizo muri kristal cyangwa ahantu muri prisme cyangwa ha transparent habonerana ruhita rurema iki, ruhita rurema umukororombya kandi ugizwe n'amabara angahe? 7. Murabyumva? Ngira ngo no mu ngenge baravuga ngo ku ntebe yayo ngo hari umukororombya, ibyo mubyumva. Uwo mukororombya w'amabara 7 rero witwa, ngira ngo ariya ngo mu ngenge bava ko umukororombya uvuga iki? Munyibutse. Bavuga ko Imana itazongera ngo nibambe imbabazi ikimenyetso ko imvura itazongera kurimbuzwa mwuzure. Ni nkuko babivuga ariko bavuga ngo imbabazi n'imize ngo cy'imbabazi. Uko byamera kose izo muri 7 zitugeramo mu buryo bumeze ngo bw'umukororombya birema amabara muri twe mu birere 4 ndimo gati. Kandi twize ko muranabizi nyine ntandi mabara abaho, habaho amabara 7 akoma ku ibara rimwe ry'iki ry'umweru ryera. Ibara rimwe ry'umweru ribyara amabara 7. Niyo wongeye gufata amabara 7 ukayateranya kora 7 kwasubiranya birongera ukabyara wa mweru. Ngira ngo abasibyo kuvanga amarangi barabizi bibiri. Nabyumva? None rero iyo zamuri rwa rumuri runsabye mu birere 4 ndimo gati rwa rumuri rwigabanije mu zo nshuro zose z'amabara 7 mu birere 4 ndimo gati, ubwo mba mpindutse mba mpujwe n'iki n'urumuri rw'ibanze rwera, mba mpujwe n'iteka, mba mpujwe nyine ubwo nashyerezo, mba ngiye mu iteka, ariko twavuze ko ngiye mu iteka no mu itekane nkuko twavuze mu ngito zose nyine twavuze mu iteka no guhuzwa ubwo nashyerezo, mba mbaye umwera kuko zamuri rwa rumuri rwamanutse rwiganjemo kenshi rongeraho rumura mu birere ndimo ngati 4, nanjye iyo nkoze reflection bisubizayo ni zamuri zose mpinduramo zongera guhinduka urumuri rumwe rwera rwa kwa kurishyerezo yera, rwa rumuri ruva kwa shyerezo rwera. Urumva hari uburyo ko kuva kuri shyerezo byigabanyamo 7 noneho bya bindi 7 byanyuzura nko gisubiza kuri shyerezo bigasubira kuri ya nteko ariko agasongera ubwo ngubwo ka piramide kazamuka, ubwo nyine nkaba ndishubije kwera, ntakiri ukwera kakurefekta ko ni ukwera. None rero ubwo turongera tuvuga iki kintu, ubwo ni ukwera k'ubugororoke, ariko twaba tugifite ikibazo aho kwera kose turi kuvuga kwaba ukw'imyaka, kwaba ukw'ibara ubwo turanabivuzemo gake, kwaba ko kuva ku rupfu, kwaba ubwo kuba umwere nta cyaha gihamye, kwaba no gucya. Ibyo byose uko kwera muri izo ntuze 5 zishoboka biruje kuki ikintu kuko ushobora kuvuga nti kurya barya iki musubize icyuzuzo ni ibiryo. Yaha gusinzira basinzira iki ibitiro cyangwa itiro ibitotsi cyangwa itiro. Urumva? None kwera ngo muhuze wera iki? Kwera igihuza ibintu byose ni ukwera iki? Icyuzuzo kiraba iki? Mu Kinyarwanda kwera ni ukwera iki? Imbuto. Ni ukwera Imana. Ni ukwera Imana Yesu. Ukwera urumuri. Ni ukwera iki? Urumuri. Ese ntibajya bavanga Imana Yesu kera ntibajyaga babivuga?
ahubwo ntitwanakivuze cyo kwera kw'indabo nacyo tucyongereho kiri muri mwe muri ibyo ngibyo kwera kw'indabo ikiba cyeze ni iki ko kwera kw'indabo unuvuga ngo ni irihe jambo rihuza kwera ko kwera kose gushobora gufite ibintu bitandatu yitwa kwera kose gushobora gufite ibintu bitandatu kwera imbuto no kwera kwera kw'Imana oyi umutima no kwera umutima nukwera kw'icyo ushaka icyo washakaga mureke duhane umwanya reka dusabe Vincent afungure mikoro umwe Vincent wafungura mikoro yego murakoze kwera ari ukwera ukuri ibyari bigukingirije byose byavuyeho umwenda byavuyeho we ukera ukuri ku mwenda wera nawo wabigenze bituko huza n'umwenda weze umwenda weze bameshe bagakuraho imyanda noneho ukera none se ubwo icyuzuzo kiraba ari ukuri umwenda wera ukuri nyine ndashaka ijambo rirashya kwera kurya ibiryo gusinzira ibitotsi kwera ikinono kwera umucyo ni ukwera kandi umucyo usanzwe ni kwera kwera umucyo komeza n'undi mu kinyarwanda nuko bivugwa ushobora gusanga usubiyemo kwera ni ukwera umwero urumuri kwera umwanda urawera n'umweru ukawera reka dufashanye rero niba nta wundi reka dufashanye sibyo ubundi ni ukwera amagara mwabyumvise kwera iki amagara ni ukwera amagara amagara ni amaki ngaho dusobanurire kwera amagara buriya amagara ni ubuzima ubundi kwera ubuzima cyangwa kwera amagara ubundi kwera bijyanye no kugwiza nushaka ari kwera hashyira iki kugwiza kandi ubwo n'uburyo ari kwera amagara ni ukugwiza iki muri ibi tuvuga kwera bihwanye no kugwiza noneho kwera ni ukugwiza iki amagara reka tugaruke ku zashinga zacu kwera kw'imyaka ni ukugwiza amagara y'iki ni ukugwiza imyaka mu magara cyangwa ubuzima bwayo ishyaka rya rimwe rigahinduka igihumbi uko ni ukugira gute ni ukwera kw'imyaka ni ukugwiza amagara tukaza kubona ko amagara n'amagara wa mugani wacu nyine amagambo iyo yatinze cyane ashobora kuvuga mu buryo bubiri kandi ari rimwe iyo ari ukwera twavuze kwera kundi guki usibye kwera kw'imyaka kundi twavuze ni ukuhe kwera kw'indagu uretse gatoya kwera kw'indagu ujye uzumbwira kuri twavuze ngo tugiye kuvuga kw'indagu ujye untondekanyiriza kwera kw'indagu iyo umuntu agiye kuraguza burya uburaguza ibintu bibiri zirera cyangwa zirirabura iyo zeze iyo ziri ari zera bavuze ko ujya kuraguza umucuri n'impagarike iyo zeze ni impagarike bivuga ngo ufite ubugingo ubayeho uragwiza amagara ubwo waraguje zeze kuko zakweretse ko ufite impagarike iyo zigaragara ko nta buzima urangira bari umucuri ziba zakubereye umucuri zakwiraburiye aho ni ukubura amagara ni ukubura ubuzima ni ukutabaho mu gihe impagarike ari ukugwiza ubuzima ko ugihari zakwereye icya gatatu ni iki kwera umwenda bameshe kwera k'umwenda bameshe umwenda turawuvuga nyuma mvuga ikindi umwenda turawuherutse imbuto twazivuze kwera no kwirabura kwirabura
uzi ko iyo bapfushije umuntu bamara iminsi 4 ntawe uhinga, ubundi nta n'umugabo uryana n'umugore, banakuye imfizi mu masumba, ko mu Kinyarwanda bigera, bakitwa kwirabura. Kwirabura rero nta buzima buremwa, nta kugwiza guhari, hari urupfu rurahari, ubwo bapfanye n'uwo. Kubera ubwo iminsi mishira akaba kugira gute kwera, bikavuga ko none ubwo inka zasuzwamo imfizi n'abagabo bakongera kubona n'abagore bakababyara. Bivuga ngo ni autorisation yo kugwiza ubuzima cyangwa amagara. Urumva ko kwera no birinjiraho, sibyo? Ukundi kwera ni uguki? Kwera ko umwana wameze amenyo bwa mbere. Urumva ko byo biranibwira, ariho aragwira, aragwiza amagara n'amenyo nyine, wa magara niho araza ariho aramera. Ariko iryo sinari narizi buriye gihe buriye ko umwana wameze amenyo bwa mbere bangwa rero. Ariko niba uko binari, urumva ko yatangiye nko kurabya nyine, yabaye nk'ibigori byagize impeke. Urumva ko bijyanye no kugwira kwe, gukura kwe, kugwiza amagara kwe. Ikindi cyavuze ni iki? Ndumva rero nta kindi uretse kwera ko umwenda wameshe, ngira ngo ngewe niba hari undi wanyunganira wenda aricyo nticyase hariho kwera kw'ibyaha, umuntu yejejwe ibyaha. Ni ukuvuga ngo umuntu bamugana ibyo yariho ashinjwa icyaha imbere y'ubucamanza, amaze gushinjwa icyaha, kandi ubundi icyaha iyo kiguhamye akenshi uragira gute? Utakaza iki? Amagara, ubuzima. Ariko iyo ukuyeho icyaha uhinduka umwere, ni nka wa wundi ubonye impagarike, utsinze umucuri akaba yagize impagarike, akagiye gukomeza kubaho, ubwo wabaye umwere, arera. Kumva ko nacyo kiri aho ngaho. Hari ikindi? Kwera kw'ibara ry'umweru. Aho rero ntiyo kuza nyine. Hari ibintu bibiri, hari ukwera tuba twavuze ko gucya, ikintu kiba gifite ico noneho cyashiramo kikagira gute? Kikera. Kuko ubundi ico rigabanya amagara, ni nka kurabutinga, ririca, ni nka mikorobe n'iki, rirangiza icyo kintu. Noneho iyo icyo kintu cy'ico cy'umwanda kimara ubuzima kivuyeho, ni ukuvuga ngo cya kintu kiba gikwiye kugwiza amagara. Ubwo turabihuza n'umwenda. Hari ugucya k'umwenda utari umweru, kuko ukuwemo umwanda baturakeye. Hari n'ubusanzwe yuko ibara ry'umweru ryera. Icyo bivuze ni iki? Nabyo ni ukugwiza amagara, ariko mu bwoko bw'amagara. Yaba amagara n'amagara. Amagara, vibration, garagara. Kiriya gute? Icyo kintu kira vibratinga cyane on high frequencies. Niyo ngo kiragwiza amagara. Kuko cyuzuyemo umwijima, akenshi kiba n'umukara, gitandaho nta namagara agaragara ahari, agaragara. Kwaba kwera k'umwenda wera, kwaba kwera kuwakeye, niyo ngo cya kintu kiragwiza amagara, kirasa n'ikiri mu isoko y'urumuri, niho cyegereza. Ariko noneho ibyo byose ko byaba 7 cyangwa 6 byose wasanga ko bihura mu bugororoke. Kwaba ko kwera k'umwenda ari wanduye uhita ukiranuka bugororotse, kwaba k'umwenda wera uba wera nk'amata cyangwa nka rwa rumuri rw'ibanze. Noneho na bya byose twavuze bihuza mu kugwiza amagara, ni ukugororoka kujyanye gutuma kugwira kw'amagara kubaho. Kw'amagara cyangwa amagara, ubwo aho ngaho mubyumvise ko ari amagara, ari vibration. Kwera ni ukugwiza iki? Vibration. Ni ukugwiza amagara. Amagara ni vibration. Kugwiza amagara, kugara. Ubwo rero muntu urumuri, rwa rumuri rwo mwibanze, ryateka ryibanze rinyura muri mugezemo mu buryo bwa za muri 7 mu birere 4, arimo gati ndimo gati, ikintu bita kiba ni uku vibration.
ndavuga ngo afite umutagara. Ubwo iyo vibration rero yagwiriye, nagwije amagara, nushaka kuba amagara, nagwije amagara ariyo magara, uwo yanyuzemo wese iramwese. None se urabona umuntu nyine, umuntu uvibra, umuntu ku mutagara we hejuru, uriya n'imbwa zishobora kuza zimusanga cyangwa zikarya abandi ntizikurye. None n'umuntu umunyuzeho akumva arakeye, aramweza, ameze nka wundi wejwe n'amata, unyuze mu nzira y'amata akamweza. Ubwo tujye kuba tubiganira, hari umuntu umwe wabihawe aricyo yuko igituma n'igituma twiga ibi ni ukugira ngo tugwize amagara. Kugwiza amagara ni uko twahujwe na rwa rumuri rwera rwo mu iteka ruza mu mutima wacu, tukaba twagwije amagara. Abanyura hafi yacu bose turabakesha. Ibyo nize kuza nk'ababura ngo n'uwikeza urakeje, bajya muri vibration yawe, baba banyuze nk'ahantu berezwa, bakaza bagusanga. Mwize mubona ukuntu ibinyugunyugu akenshi bikunda kuza ku itara, biza itara riri nyina hera, ariho baza gushaka ubwugamo. Nivuga ngo icyo twahamagara aka kanya rero ni ukwera, kandi kwera ni ugusonoza rwa rumuri rw'ibanze, kandi urwo rumuri rw'ibanze ubundi rukorera mu mutima wacu. Ubwo tuba dufite iteka, turi mu iteka, ko ni urumuri rw'iteka, urumuri rwera rurangiriza mu mutima wacu, bigahinduka ka gasane gasenze ku mutima. Tuzabibona nabyo ko kuri ya nanga biko bishwanije, ka gasane gasenze ku mutima wacu ariho rwa rusengo, na rya zina tima. Urumva aho rero icyo duhamagarirwa n'ituma tuvuga ibi ngibi, tuvuga ngo wamugana Imana uriho, Imana uri niyubaho. Uburyo gasane gasenze ku mutima wawe, uburyo tuza tuvuga buri munsi ni ugucaginga, ni ukugira ngo hazamuka amagara aravuga ngo umutagara wo hejuru, umutagara wo hejuru. Niyo mubitiramo urwenya ngo turaza kuganira ngo bitewe n'uko nyine n'umutagara nyinshi amaze kuzaho, ngo aza guturuka n'uwo tuganiraho. Ni ibyo ubundi uko bivuze, uko umurikiwe, kandi uko kumurikirwa ni uko ugenda winjizamo urumuri. Twarabonye ko la lumière est une information, urwo rumuri ni amakuru. Ayo makuru niyo yagukuza, ubundi niyo yakuza agasani kari ku mutima wawe. Uko umenya amakuru menshi niko uba, kandi ubonye ko kumenya bitera kuba, kandi uko kuba ni iteka ryo kuba, iteka ryo kuba urumuri, ryo kwabusoroba urumuri. Urwo rumuri rwo Rwanda muri wowe rero, ni iteka ry'urumuri Rwanda muri wowe, urumuri Rwanda mu Rwanda. Iyo niyo teka bavuga ry'u Rwanda, ry'urwo rumuri, ry'uko kugwiza amagara, kwera, kugwiza amagara. Kuyagwiza rero niyo tuvuga ngo u Rwanda, n'u Rwanda twakuri tubivuga, nivuga ngo ni ugukwiza, ni ukugaba kubaho mu byaremwe. Nirwo Rwanda, urumuri Rwanda rugaba kubaho mu byaremwe. Uwahirutse nk'umutare, twakuri twabonye ko umutare ugaba urembeta, ngo ume ku umugaba mwisi. Ubwo rero ni ukugwiza amagara, ni ukwera, ni ukuba mu iteka, ni ukuba u Rwanda. Ibyo byose bihurizwa muri jyewe ni muri wowe, urumuri Rwanda, urumuri rwera, kwera, kugwiza amagara mu buryo bwose. Ubwo rero yaba n'imyenda yera iravibratinga cyane, iyo magara, amagara, waves, vibration, kugeza mu isanzure nyine, usubiza bya bindi byose byagaye muri wowe, rwa rumuri rwarangije muri Rwanda. Kabuta urumuri ni urundi, noneho urumuri urumuba, none wavuti yego uti uru ni urundi. Iyo mbikubwira ni ururi, ururi nirwo ruzakora rugiye ngo z'imirase 24 muri wowe, ayo twavuze ngo alphabet de lumière. Kandi iremo ryo kumva ibyo ugize iremo, ibyo ngibyo niyo nanga, niyo vibration, rava nk'inanga nziza cyangwa umubavu mwiza usubira mu iteka, uhujwe n'iteka. Ibyo mvuze byose byago mwumvishe
urumuri Rwanda, mwumvishe kwera, mwumvishe iteka, mwanumvise noneho kwanda mu byaremwe bitewe no kwera guturuka ku rumuri rw'ibanze, nkagaba kubaho mu byaremwe, ibyo bikitwa kwera amagara cyangwa kugwiza amagara. Ndikije. munyemerere dushimire Rwiruzo Nyirishema ku bisobanuro byiza duhaye, ngira ngo birasa nkaho bisobanutse, ariko mbere y'uko dukomeza, Rwiruzo Nyirishema njye nari mfite ikibazo. Ndashaka mu kinyarwanda hari ukuntu umuntu habaho nabyita imvugo nyandagazi cyangwa se igitutsi, batwanabangura akazana amagara. Ese ibyo bintu mwabisobanuriraho gute? Icyo kibazo noneho icyo gihe nubwo ari ijambo ribi, ariko njye rishobora kuza kumfasha gusobanukirwa kurutaho. Ikindi kijyanye nacyo, ese hari irindi jambo cyangwa hari ikindi gisobanuro cyahabwa amagara uretse ubuzima? Murakoze. Urakoze Shimima. Mu mvugo nyandagazi ngo yazanye iki? Amagara, sibyo? Mbwira ni mu iyo babivuze mu mvugo yiyubashye bavuga ko yagize ati iyo ari nk'inka yazana ku birabizi, niba ari iki babyita ngo iki? kumurika. Numva ko bizamo n'urumuri stile. Yazanye urumuri, kandi urumuri nirwo rwera, niko kwera, yazanye amagara. Seya? Urumva rero ibaza impamvu babyita no kumurika nyine ari umwe, ari kuzana amagara. Iyo abyubashye ni ukuzana urumuri ubwo ngubwo no kumurika. Iyo yaza ugasanga kare ngo azanye amagara, ariko urumva ko ni uburwayi bundi. Si amara yasohokera, si uwo kwamara. Yego, ubundi ni kumwe ngiye niko mbikeka nubwo ntarabibona, ariko ubundi umuntu wazanye nk'amara cyangwa se yagize za ndwara zituma nyine umuntu azana urura runini rugasohoka hanze, ni byo bita kuzana amagara ngira ngo. Ubundi muri fiziko amara ayiraso amaraso aruzi ko ahuzwa nyine n'ubundi n'ubuzima no kubaho. Bivuga ngo amagara yariho arasohoka mu yandi magambo, ariko babyubaha bati aramurika. Ubundi kuzana amagara kuyata hanze nkavuze ngo ariho arapfa, ari mu mucuri, ariho ararangira, anari kwera. Kandi urumva iyo bavuga ngo n'umweranda, ubundi ni ukwera amara. Uziko n'abaraguze bareba ko ari amara yera y'inkoko, niho barebera Imana yeze cyangwa iki. Ariko iyo kanaka yavuze amara ye yavuyeho, nuvuga ngo ni amagara ari kumucika. Bavuga ngo barazana amagara, baramucika. Bashaka kubyubahiriza bariho aramurika. Urumva rero mu kuri nushaka kumva icyo gitutsi bavuga ngo ni inyandagazi, umva ko atari inyandagazi kwayo, yuko amagara ahuzwa n'urumuri n'ubundi. Byumvire nawe ni ukuzana amagara nyine, kuri ubu ni amagara. Ubwo wabyubashye stile, sibyo Nshimiba? Nibyo ndasobanukiwe. None se hari andi magambo mu kinyarwanda yaba asobanura nk'iryo jambo, cyangwa kuko ubusobanuro bwaryo ni ubuzima, ni urumuri, ndabyumva. No kugwiza kubaho, kugwiza kubaho. Noneho hari ubusobanuro bwahabwa uretse ibyo turimo kuvuga ubu, kuko njye nta bundi numva bwo kwera. Urabona nk'ubu ngubu uravuga ngo kwera nyine ubusobanuro byayo urumva ni ukweza amagara, kweza no kugwiza, kugwiza ubuzima, no kugwiza amagara n'ubundi. Noneho bikaba kugwiza amagara nyine. Noneho dufashe nk'iryo jambo amagara cyangwa amagara, tugashaka kurisesengura ubwaryo, hari ubundi busobanuro ryahabwa? Niba nibyo tuvuga kugara. Urabizi kugara? Yego. Kugaragara, urabyumva? Ndumva kugara. Ubundi reka nyenda musobanuro wenda ntaba nibeshya. Kugara urabona nk'umunyinya iyo umaze gutega neza, umaze kuba mugari. Yego rwose. Gutyo numvishe ko ari ukugara nyine. Noneho kugaragara ubwo ndumva nyine ari ukugara nyine birenze, mbese ukaba mugari nyine cyane. Ngo ni za waves. Urabona imivumba yo mu mazi utayibuye mu mazi bigenda bigara.
uko bigenda biretse za ondulation ni ukugaragara. Okay, none nabyumvise. Urumva magara still ni expansion ni spread. Abyo kugwiza bien attendu. Kugwiza vibration. Cyo tuya vibration. Babyumva? Kugara, kugaragara, kugwiza vibration. Vibration vibrating cyane. Nyuma vango ndaguhamagara. Vango kuguhamagara bango vibe. Vibration yanjye bikwikubise. Kuguha iki? Amagara cyangwa amagara ni waves. Still in vibration. Sibyo? Yes, nabyumvise. Amagara, kugara, kugwira. Guspreading. Kwanda. Ariko mu buryo bwa waves. Bwa frequencies. Sibyo? Yego rwose. Berwa yari arimo azamura ikiganza inshuro nyinshi, Berwa afungura mikoro yawe. Ko nshimima nagira ngo mfashe kunganira na mwarimu wacu Rwirujo. Waruvuze ngo amagara urabwo twiga amaraso, amarayaso. Buriya na synonyme y'amara urebye wayita amagara. None hari ikintu twize amagara, urwo twijambo ra, igikara kibikara, urukara, ibikara. Irya ra ni ibitse za information za DNA Rwirujo tubwira ati ari zinyishi tuzageraho igihe ujya kugera ahantu ukabona urahazi cyangwa ukabona ahantu muzi ati information ibara ryacu ryazongera tundwe ninda ujye ukurura makuru yose yo mwibanze naho wabanje n'icyakuzanye hano kwisi. Rero ayo magara iyo ra niko ukugaragara biterwa na vibration uzareba ruko nungutse nakandi kana kivuga ukugaragara mbese ugaragara ukuri ugaragara bihwanye na vibration kurimo na frequency uherereyeho. Niyo mpamvu twese tudafite ruko tutagaragara kimwe kuko nituvoma hamwe niduteye mu iteka rimwe nituru nubwo turi mbese buri wese agaragara uko uribyo yaravuze byo guhamagara kameme. Uzarebe internet cyane network umuntu atayifite ntago umuhamagara uhamagara umuntu bitewe na frequency na electromagnetic waves za antenne cyangwa za network ziri guhuza iyo mitagara ya reseaux sociaux cyangwa za antenne. MTN hamagara tugenda Uganda, USA like that. Ni antenne cyangwa network bamugani ngo tuzahura mu isi byawe nkuko turi guhura nta guhamagara wahamagara Rwirujo kuko isi yagerageza kudushyira kuri 4G bishyira 5G. Rero no mu buryo bw'ibara uko ugenda utundwa ininda ku ibare ryawe ryongera riba zahabu ugera gutanga umugara. Bana kuntu twayaga ducinya umugara mu inore ucinya umugara nyine ukagera mu isanzure ryose nawe ukabe infinite. Nagira ngo mbongera ako kana. Arakoze cyane Berwa, ngira ngo mwakomeza niba hari undi ufite inyunganizi cyangwa ikibazo. Niba ari nta wundi ufite ijambo ufite inyunganizi cyangwa ikibazo, ngira ngo Rwirujo Nyirishema mwasubirana Ruharo. Ngira ngo baguye igihumure nanone ko mutavuga, nta byasobanutse neza se? Byasobanutse. Narimvuze rero naho hari undi yo kuvuga Nyamugenge yarazamuye ikiganza. Byiza cyane. Mu by'ukuri nari nzamuye ikiganza kugira ngo mfate ikibanza cyane cyane, ariko ntabwo ari uko ntari mfite icyo mvuga. Ibyo nari ngiye kuvuga nyuma yo gushima Rwirujo Nyirishema utufashije gutera intambwe tukiri mu iteka, ariko noneho tukinjira mu kindi kintu cyo kwera. Ikintu gikomeye cyane kuko ni ijambo rikoreshwa mu buryo bwinshi bunyuranye. Nagira ngo ngewe mbaze Nyirishema niba hari ahantu
nanone dukomeje gutera ya ntambwe iryo jambo twarihuriza no kuba umuntu ari ikijuru muri ya filozofi twabonye y'ibimanuka, y'amazina y'ibimanuka ahura na filozofi yo kubaho k'umuntu, kwa kominote, kw'igihugu. ndabizi uraza kubimfashamo igihe ndabizi uraza nikigera kubimfashamo yego Reka igihe reka njye nikigera kuvuga nuko nanga kubyumva. ntiritakare urakoze cyane. Reka se nk'uvuga nk'uha urutsiro ibyo tuvuze, mu kuri ni uku, iyo tuvuga kwera mu muco wacu uhora wibutsa ibyo iteka byabitse kugeza kuri twe, ruri mu muco ni ukwezwa n'amata. Twabonye ko ariya mata ahagarariye urumuri rwa shyerezo, ruva ku ntebe ya shyerezo, uko tuyanywa mu cyubahiro cyinshi tuzi twabayemo mu bana bose, yuko nanywaga amata utari mu cyubahiro wakubitwaga. N'uyu munsi akenshi niyo tugiye mu mihango yose biba ngombwa tubanza kwezwa n'amata, ariko amata si yatweza mbere magambo, ahubwo iyo tunyweye amata tuba tugomba kuba turi conscient, twumva neza ko ari rwa rumuri rw'ibanze rutwinjiyemo, noneho tukaba twihuje narwo, ibyo bikitwa kwera, kwezwa. Kundi bakumva no kwezwa n'amata y'inyambo ni inyambo ni zifite ibanze rinyura mu jisho ry'inka. Iyo nka akaba ari inzira y'amata, buri nka ni inzira y'amata, ko amata niyo anyuramo. Noneho muzasanga ko iyo nyweye amata ushobora kugira ngo niyo yanyuzemo, buriya n'injyu yanyuzemo, muzabyumva neza ntibibatungure. Iyo nyweye amata ntabwo aba ari yanyuzemo, ahubwo mba munyuze mu nzira y'amata, mbanyuze mu nzira y'amata, kandi inzira y'amata ni inka y'inyamboni, izaba irya juru ry'amata y'inzira y'amata. Ndi hano ku isi rero tugomba kwera nk'amata tunyuze mu nzira y'amata, kandi tukeza isi. Ubwo iyo tweje n'inzira y'amata turagaragara, tugwiza kugaragara, turaviburatinga n'abatunyuzemo bakezwa. Noneho ubwo ni ubwo buryo beza isi ikera ikaviburatinga. Baramwumva ngo na gisa gisangiza umuti munsi w'ubunganzo, buriya kwitwa gisa bareregera ibyo yaviburatinze isi mu nzira y'amaraso yo gupfa nyina yo kubera ni gisa wa viburatinze isi. Noneho twa viburatinga isi, ubwo ni bava ngo iraviburatinga, noneho ya nzira y'amata voie lactée ikaviburatinga cyangwa se ikeza, kwera, kakoresha kwera, twezwa n'amata kuko tuyanyuzemo, tukeza isi kuko tunyuzemo, isi ikeza isanzure riyenyuramo ry'inzira y'amata, noneho n'isanzure risigaye rikanyura mu nzira y'amata. Nuko bimeze, nuko shene yo kwera imeze, kandi ukwera ni ukugwiza amagara mu isanzure. Bivuga ngo twaje no kugwiza amagara y'isanzure, kuko tuzama ku mutagara niko isanzure ryaguka. Buriya rero kugwiza amagara aro kwera ni gukura muki mu rukuri, mu rukundo. Twaje kwiga urukundo. Iyi si nisa abatuye isi bazaba bagweje urukundo, bagize mu ibarenda ry'urukundo ku mutagara w'ikindi, ubwo isanzure ryose rizaba ryeze. Mbese mani magambo nuvuga ngo misiyo yacu rero ni ukuza kugwiza amagara hano, ni ukwiza kwera hano kugira ngo byose byere, kandi kwera ariho kugwiza amagara. Nta kindi gisobanuro cyako, kubigeraho ni ukugwira no gukura mu rukuri no mu rukundo, mu rumuri nyine, naho byerekeza nta handi. Ubwo rero rwose nari nikije, wenda tuzabisubiraho, ariko kandi ndizera ko byumvikanye. Ubwo bitabyumvikanye muraza kubiganiraho na nyuma. Nkaba ngira ngo Nyamugenge mbere y'uko twongeyeho cya gitekerezo rwose gishimangira ibyo, niba ari ufite ikintu kimwe cyangwa babiri, umwe cyangwa babiri bafite yongeraho, twabyongeraho, ubundi tukajyana na Nyamugenge twerekeza ku musozo w'ikiganiro.
ndabona nta muntu wazamuye ikiganza, tudatinze ngira ngo Nyamugenge yafungura mikoro ye tugakomeza. Haza kugira ugira icyo yunguka nyuma ashaka kuvuga twakivugira muri wa mwanya w'inyongera. Murakoze. Bwiruje uhagaritse Nyamugenge agafunguriye. Wakoze cyane. Murakoze cyane. Ni byiza yuko twari dusoje kiriya cyiciro tugeze ku mata y'inyamboni, noneho n'ukuntu iyo tunyoye amata bigomba kutwibutsa yuko tunyuze muri ya nzira yo kwera, hanyuma tukeza. Ni twebwe tuyanyuzemo kuko aratwibutsa ya juru ry'amata. Turinyuzemo rero turera, noneho tweza iyi si yacu, noneho isi nayo yeza. Nanone yongera kweza rya juru ry'amata, naryo ryeza izindi ngano. Ibi rero noneho tubigaruye nk'uko tujya tuvuga kubigarura mu buriza bwabyo, yenda kugira ngo binumvikane mu bisanzwe, tubigaruye muri twebwe. Reka dusubire kuri ya filozofi twigeze kuganiraho, bashingiyeho mu mateka yanditse twumva uyu munsi, bavuga ibimanuka bihera, bavugamo ba Kigwa, ba Muntu, ba Kimanuka, ba Kijuru, ba Kobo, ugakomeza. Ibi byose nk'uko twabibonye mbere, icyo ubutumwa bihatse ni ubutumwa bwagenaga u Rwanda, abazaba muri rwa Rwanda ari abantu, ari za kominote zinyuranye, imiryango, ari n'igihugu ubwacyo. Kandi igihugu muzi ko ari igihugu kigari cy'Imana, atari u Rwanda urunguru rw'imbibi. Kwari ukugena uko bagomba kuzabaho. Ibanga ririmo hano narihuza na rya banga ry'ubudapfa. Ni ibanga nongeye nkanyura muri iriya filozofi yose yuko Imana zeze zikaduha igihugu aricyo kigwa, hanyuma cya gihugu ikagiha uzakigenga, uzakiyobora ari we muntu, umwami. Bivuga yuko hamanutse ibare n'ingoma, bityo hakaba hari iryabare ryamanuka rikajya mu bantu, aribo bakimanuka, aribo batwebwe ibimanuka, wa muntu ayobora muri ya ngoma. Noneho ariko kubera ko byose bivuye kwa Shyerezo, ubwo igihugu n'ikijuru, na wa muntu ariko n'ikijuru, na ya miryango azarema n'ikijuru. Hanyuma akanateganya yuko bishobora kubaho yuko ibintu bigenda nabi, abantu bakagwa muri kobo bakarigita, ariko bakazongera bakamera ari we merano, ndetse bakaranda ari we randa. Hanyuma icyo gihugu kikaba ari igihugu kigomba guhora gisendereye, ari gisa, atari vide, atari empty cyangwa kidacagase, kuko kizira. Aha niho nza kugaruka cyane kuri kizira. Kandi kikaba gifite ibyo kizi bituma gikomeza guhanga. Ubwo tugeze kwa Gihanga, ngoma ijana, ari nabyo bivuga ubudashira, ingoma nyinshi bihoraho. Rero ndagira ngo nibande ku byo yaragarukirijeho y'amata, inka, amata. Byatumye abahanze u Rwanda bashyiraho n'uburyo abantu bazakomeza kuba muri ya cycle ituma bahora, ndetse bagatinda hariya kwa Gihanga bakajya bahanga ibituma barushaho kuba neza igihe cyose. Ari nabyo uyu munsi tuba duharanira kugeraho, kubaka igihugu giteye imbere, kubaka igihugu kibanye neza, kubaka igihugu kimurikiye n'abandi, kubaka igihugu cy'ijuru. Rero icyo bashyizeho ni iki? Dushingiye kuri ya nka ya nyamboni iduha amata, akaba ariyo nzira y'amata, mu by'ukuri isemboliza inzira y'amata nyine. Inka itanga amavuta, inka itanga amata, amata agatanga amavuta. Tuzagenda tureba nyuma, cyangwa se n'ubu tubitekerejeho twese mu byo tuzi, tuzasanga hari imihango myinshi yagiye ishyirwaho, ngo ikaba ari imigenzo ishingiye ku mata no ku mavuta. Amata rero twayabonye ko tuyanyuramo twezwa. Igikurikiyeho ni uko n'amavuta ari ikimenyetso noneho cy'urumuri. Abanyarwanda barabimenye, bayita ikimuri. Ubwo ndavuga amavuta y'inka. Ntabwo ndi bwinjire
mu buryo biri, ariko nibura murumva ko iryo zina bayahaye ari izina rivuga urumuri. Rero twebwe nk'abantu, kimwe mu byo dukangurirwa gukurikira no kuzamenya ni iyo nzira irimo imihango n'imigenzo iduhuza na kwa kwera kwacu, kugira ngo rwa rumuri rwatugezeho turwakire muri za muri zirindwi, atari ukubyakirira gusa muri ubu bumenyi twicaye hano twiga, ahubwo tunamenye ngo umwana uvutse bamukorera iyihe mihango, umwana ugeze igihe cyo kujya kuvoma bamubwira ibiki bizira, umwana ugeze igihe cyo kujya imugongo bamukorera iyihe mihango bakamubwira ibiki, umukobwa ugeze igihe cyo kurongorwa, umusore ugeze igihe cyo kujya mu rushako n'icyansi. Dukomeze uwo muntu akure, uwo muntu nawe azabyare, ndetse uwo muntu azapfe, hagire n'imihango ikorwa, byose bigamije kumugumisha muri bwa bugororoke, byose bigamije kumugumisha muri kwa kuba kijuru, n'abe bakabana kijuru, kugeza aho n'igihugu gikomeza kuba kijuru. Nagira ngo mbihurize aho ngaho, nerekane ko tukiri muri ya filozofi ire mu Rwanda, irema abanyarwanda. Ndumva ntakwirirwa ninjira muri detaye nyinshi kuko byaba ikindi kiganiro. Murakoze. Ndamushimiye cyane Nyamugenge rwose, atanze ikintu cyagomba gupfundikira ibyo bintu, ari uko kigipfundikira byose umenye ko iyo mihango yose ikorwa, ibyo bikorwa mu gihugu cyitwa kijuru, ari cyaje kuba n'u Rwanda, kiremo umuco, imigenzo, imihango, niyo muyikurikira yose muzasanga iri kubika iteka, ibikorwa byose birabika iteka, bihishe muri byo iteka ry'urumuri rwo mu ibanze rwanda tugomba kuba, kandi tuvuga ngo birabaye mu iteka ryo kuba, kandi byose bikajyana no kwera amagara kw'abanyarwanda bo mu gihugu kigara, Kigali nanone bihaye no kugara, Kigali kigara, igihugu cyera amagara, abatwaye urumuri bene cyo bakaba abanyarwanda. Ngo birabaye ngo Rugari yimye, ngo Rugari yimye Mugari wimye Kigali, urumuri Rugari rwimye ubaye Mugari nawe yima Rugari. Urumuri Rugari rwimye Mugari nawe yima igihugu Kigali. Kigara umva ko ni ukugaragara, kukwira hose, kugwiza amagara. Muri make rero rwose nshimiye Nyamugenge uko abihuje, nanjye nkaba ndangirije aho ngaho. Niba mutaguye igihumure, ubwo bindi birakomeza nyuma, ubwasigaye ngushubije mikoro. Shimiye Imana, murakoze cyane. ingoma ibanisha, ingoma ihani hanura, ingoma ikundwa kaza, ingoma Rwanda, ingoma iraza mutishizwe hejuru, Rwanda uri hejuru, nawe agushyira hasi kukwaba we bakuzamuye.